Urandeba ikize? Yesu mbonye ureba. Aho narebaga se harakureba. Dana nubwo handeba kuko n'amaso wagira. Kubo ufite bana n'ise watije hakareba. Je nabyo tubipfe katubyihorere. Kare yakoze sundi wibaraguzaga ibiki. Amiso. Lemon parankui. What in this? Ahubwo naribagirwa amakuru ya sheri wawe. Uri mwibarura se? Hari ikaramu n'ikayi mbona n'abakozi barura se? Niba nayo ariko bivuze ko utaba we. Wabona soye cyangwa nyoko yaramungize. Twubahane ibyo bivemo tuvugana ibindi. Ko mbona yasajije nk'ifigo y'amavuta se? Ubwo no bwa mbere wumvishije iryo jambo. Si ubwa mbere ariko gusa ikimbabaje nuko ngiye kubona umuntu wapfuye kubera iryo jambo. Oya kabisa birambabaje nanjye kuko ngiye kubona umuntu upfuye bwa mbere. Ngiye gupfa. Ngese cyangwa wowe? Hari undi uhetse. Njye uri kubwira se? Yada nta wundi ndi kubwira. Narigize ngo njye uri kubwira. Ntabwo navuga n'abantu batagira ubwenge nkawe. Uvuze ko nta bwenge ngira. None se ukubiza abantu bafite ubwenge baba bameze nkawe. None se ufite ubwenge abasate? Hari icyo utabona se abasa nkanjye. Ubwo se wose n'umunyabwenge. Happy kabisa njye ntabwo nsa nk'abanyabwenge ahubwo njye ndi umunyabwenge. Sawa nongeye reka mbyemere ko ndi umuswa kuruta wowe. Ahubwo se reka mbwibarize. Umutwe ameze ate? Yameze ahagaze urakeka ari kumera aryamye se? Nakubajije ngo ni muzima ntago arwaye. Happy kabisa arwariye ari kumwe nawe. Ubwo ushatse kuvuga iki? Icyo abandi batavuze. Iki se nyine? Gikima n'igikenda. Cyo kwa mukuru wawe. Aha cyo kwa mukuru wanjye ko gisa nkawe. None njyewe ngiye kubyemera ko ndi mubi ubwo uri bwiza. Oya dange ntabwo ndi bwiza ahubwo ndi musaza wabwiza. Ubwo bivuze ko nawe uzi kuririmba. Wacu dufite impano rega ntago ari nk'iwanyu mufite impano zo guhinga gusa. Ahubwo reka tubivemo nakwibariza gasengo ameze ati. Nanjye ibyo nakubwiraga amera neza iyo mutari kumwe. Sigare we hirupfa nawe kandi nicyo ngicyo. Mbwira ukomeze cyangwa mbwire nigiye yo basi bigira inzira. Bigira inzira yijyana hehe? Nta nzira bigira. Ariko mushifite cyangwa ntabwo wacyumvisha. Ibyifuzo wabiha Imana nyabona utongera kuvuga ibyo ngibyo ubijyane mu rusengero. Ibyo reka tubireke. Ahubwo ngiye ngwibariza. Utarasera wakoraga iki? Ufatanyaga naswo gucuruza amashashi. None se ubu sigaye ukora iki? Nutuzi turaho nyine tukugurutsa indege tsigenda umukinnyi. Hari umukino kiniki se wowe? Ako se shana nzi kuba wanyuma mu ishuri none no mu bintu byose ubu wanyuma. Ndakubajije ngo ukina ibyo byo bireke. Oya reka mbyihoreye ko sijyare ngombwa kwibutsa kuba wanyuma kuko basanzwe babizi. Ababizi nzi kutarimo. Ikibazo cyanjye ni kimwe. Ukina he? None se kurinjije urahanga utaramenya umukino bita akadege aziye beti power. I want problems always. Ngize ikibazo. Nese uri kwamamaza cyangwa uri kumbwira ahantu ukina? Kireka niba utagira amatwi kuko njye ndimo ndakubwira ibyo nkora n'ibyo nyine. Ariko ushobora kutumvisha ikibazo cyanjye neza. Nakubajije ngo ukina iki? Ntabwo nari ngo bajije ngo ukina ibiki. Jewe nakubwiye uti wa mugabe ni utanumva rero sasa. Nakubwiye ngo njyewe nyina akadege. Akadege se baragakina? Sorry, no kukagurutsa. Ariko uziko nakubaraga nk'umuntu muzima. Nsigaye mbona uri vaze neza neza. Nose akadege ko mbona umuntu wapfuye ari weho wapfuye uhagaze. Akadege ndi kuvugana ko bagurikiza muri telefone. Barabivuga ngo abihakana ngo abantu bafite imitwe binini ntabwo bagira ubwenge bwinshi. Nanjye kuko ndabibonye. Wese uri kureba telefone ngi bagenda nayo ari bagurikiza mu ndege bigakunda. Ahubwo niwe udafite ubwenge. Ni gute wumva ko indege zose ari zigukizwa ku kibuga cy'indege? Ngewe ariko niko nsanzwe mbizi. Niyo mpamvu ubukene bubishe sorry na ubutindi. Aho ngaho sinagusubiza kuko ujya kuza ahantu waje niyo ndege uvuga. Mbese wajya nza kureba imbobo nze n'indege. Ariko ushotse gusuzugura. Urabona ndi imbobo ngewe. Imbobo sabwo ko uri marine. Nzi ko marine zikorera mu mazi hangandi mu mazi. Ubwo ni bwa bwenge buke bwawe mba mvuga. Urashaka amafaranga n'uyashaka. Kuba nshaka amafaranga ntibikureba kandi nubwo nayashaka ni wayambere ko naguri banki. Okay, guma muri uwo muruho wawe kuko ndabona ukiwishimiye. Setse niba ufite igihombo aho ngaho ukakimeza nkajya kwigurira amandazi nyine. Ako ushaka kutumvisha ikibazo nakubajije nicyo nakubwiyeho. Njye nakubwiye ati kugurutsa akadege. Urumva umukino no bwa mbere wumvishe. Njyewe ariko n'ubwa mbere mbyumvise. Ubundi sabwirwa n'iki kibanye na radio mugira di. Ubwo sibuze ko no kuri radio naho bazigurutsaga. Bwa bwenge buke bwawe. Ufite telefone aho ngaho. Uragira ngo dukine. Ariko ujya ko ngo banayivuze ukuri. Nose umugabo ngana nashakina na telefone. Ubwo babivuze ukuri. Umugabo ngana nkawe ni gute tumva ikibazo umuntu ari kukubwira. Ahubwo se gute umugabo ngana nawe wowe uhahora mu magambo gubudege bararibwa se. Ako wamba bari ukamfasha ukamva imbere ni udashaka ko nkungura igitekerezo cy'abajene kigezweho kuri iki gihe.
ndabizi ngo abajene ngo mukunda kuyibada gusa nicyo nshaka kunyiba. Okay, katubyorere ndashaka gukira katubyihorera. Ariko se amujene wujuje ubujajwa n'ubujije mu mutwe wawe wambi ikintu ushaka niba ari kizima ngo ukagweza telefone ukayikoresha bari ushaka. Da cyane yuko nari nyungu kifitiye ariwe kifitiye ntutabishaka kubyihorera. Ugakora n'igihombe ku mufuka se wowe wamfashije basi nanjye ukambira ahantu ukura amafaranga yanjye ngajya kuyahakura. Bakurwemo urwagashya kare hose. Ufite desa ngaho kuri mo. Desi vuze ziriho. Hariho katesa ahubwo. So ufite mu business. Suku kwiyarira. Iyo jambo nibwo bwa mbere byumvisha. Waribwirwa n'iki se kiwanya ari mu cyaro. Fasha buranutse. Ngo mbege ipusi. Seri gato nako. Nari ndimo ndabwira umutindi wepfira mu gibishanga ahubwo navugaga ufite amamega. Ngo omega. Omega namusize iyo ngiyo ngo wari kwiga. Narakubonye rwose burura umugabo ushyitse ariko ndakubona nkabona ubwonko bwawe umeze nk'ubwo mwana utaranavuka kabisa. Ariko se kare kuva kare wambwiye ngo umuhanga uzi guhanga n'abahanga bagahangara. Ahubwo si wanyetse ibintu uzi gukuranye ngajya mu mujyo wawe. Nyine kuva kare nakubajije ngo ufite MBZ, sorry nako wambwiye ko utabizi. Ufite internet kuri telefone yawe. Uragatereke ku rusinga ubu simbwira kuva kare. Wankundiye se? Ndazifite. Zana hano telefone wereke. Ngo ndimo ndijuta kuko mba nari inyama nyinshi. Ndakura password. Si password ushaka? Ngiye gukura amazi nawe ndebe icyo urankorera. Akira. Subundi ngo ibintu n'ibi ngibi babyabana n'iki? Simbona hariho na wifi se. Iyo. Vita kadege. Email irimo si yawe. Uzi ko nawe urimo se bategeza ko ngira imari yanjye. Okay, icyo nacyo ntabwo tugira. Naza kuri email itari yawe ubwo ngubwo uzashaka ahantu yakura. Uvuze ko se n'amafaranga aca kuri email. Uribwa cyakwa nyoko. Ibyo reka tubyihorere. Kora ibyawe. Ndebe niba birabyara inyungu. Okay. Bo. Sasa rero ngewe dore mushyiriyemo ibyo ngushyiramo. Ujye ugurutsa. Reka ndebe ibyo wakoze niba byakonje. Ariko ubetse kugenda gatoya. Nese ko numva utangiye kumbuza kugenda uri amaguru yanjye. Nshaka kubwira ngiye kubikora nk'uko ubikoze ndebe kuko niba byaza kubyara amafaranga. Ntabwo biyabyara ko si umuntu ahubwo birayinjiza. Sawa reka mbikore ndebe. Ahubwo ngewe reka mbe nigendeye uraza kuza kubona nimugoroba ugurira akantu. Sawa narebe tuze guhura. I want problems always. Daila. El mundo paranquí. Yewe mafaranga yaba 2020 barabiriye kano kanya ariko sha cyangwa ukiyaza kuyansubiza Rashize none assalamu alaikum wa alaikum barakatuh.